Ikaze kuri Inyamaswa TV, aho duhiga amwe mu mabanga yihishe kurusha ayandi mu byerekeye ubwami bw'inyamaswa. Uyu munsi turacengera mu gitaka aho dusanga umwubatsi ubirusha benshi ku mugabane wa Afurika. Fasha duhe ikaze ifuku. Ikebesha amenyo ukagira ngo ni urukezo, yacukura mu gitaka ikoresheje inzara zayo ukagira ngo ifite igitiyo. Ariko si ibyo gusa kuko izwiho kugira uburame butungura abahanga, ubudahangarwa kuri kanseri n'imikoranire yo mu muryango ifite gahunda yihariye. Turi kuvuga ku nyamaswa yo munsi y'ubutaka y'ubushobozi buhambaye bwo gucukura, intwaro yayo iruta izindi zose ikaba amenyo. Ndagusaba kureba iyi video kugeza irangiye kubera ko iraza kukuryohera cyane. Ubwo rero sinifuza ko wahura n'igihombo kubera kuyireba igice. Hanyuma niwumva unyuzwe wihutire gukanda like. Niba atari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ariko ukaba utarakora subscribe, byaba bibabaje. Ngaho binkorere maze dukomezanye uru rugendo. Iyi ni ifuku, iyo mu Cyongereza bita African Morals. Mu Giswahili bayita fuko. Abarundi muri hano namwe mutubwire uko muyita. Naho mu Kigande izina ryo rya siyanse ni Cryptomys hontedontus. Iba mu muryango w'inyamaswa zitwa Bathyergidae, nanone bita Plesmos. Ni inyamaswa z'ingugunyi ziba mu myobo, zikaba nta handi hantu ziba uretse muri Afurika. Zigira amenyo atyaye nk'uruhindu, zikaba zarubatse izina mu bijyanye no kuruguta ubutaka bwumagaye bwo muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo, kandi ibyo zikabigeraho zitigaragaza. Zigira amenyo yose hamwe ari hagati ya 18 na 28 bitewe n'ubwoko. Amenyo yazo ane y'imbere, no kuvuga abiri iyo hasi na abiri yo hejuru, nicyo gikoresho gikomeye zikoresha mu kwasaguza isi. Ese wakumva umeze ute haramutse hagize umuntu ugusaba kuruma ku butaka ukahacukura byibuze akanogo gato ukoresheje amenyo yonyine? Kuri wowe byaba ari igihano ntakwifuriza. Nyamara ubwo nibwo buzima ifuku ibamo buri munsi. Ariko hari ikintu gikomeye mu miterere y'ifuku wowe udafite. Amenyo yayo y'imbere ateye ku buryo ifuku ishobora kubumba iminwa yayo yo agasigara hanze. Ibi bifasha gukomeza gucukura nta gataka na gakeya kinjiye mu kanwa kayo. Nanone ifite ubushobozi bwo kuzunguza amenyo abiri yo hasi ukwayo igihe iri gucukura. Ibi birarenze rwose. Ikintu tutarenze ingohe ni amaguru yayo magufi kandi atsindagiye ateyeho inzara zikomeye zifasha guterera itaka inyuma ikagenda irizamura kugeza irigejeje hejuru, ari nabwo tubona biriya birundo bimeze nk'imigina. Akaba ari byo bibwira abazitega ko munsi harimo ifuku. Babyita gutimbya. Amafuku arimo amoko menshi. Amenshi muri ayo nk'iyitwa giant root rats abaho buri yose ukwayo mu buzima bwa yonyine. Ubuzima bwo mu mwijima wo munsi y'ubutaka butarangwamo ubusabane namba. Giant root rats iba muri Ethiopia mu misozi miremire ya Bare honyine. Ni ku butumburuke bwa metero hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 n'ijana. Buri fuku ikora igihome cyayo kigizwe n'urusobe rw'imiyoboro ishobora kugera mu mametero amagana. Iyo miyoboro wagira ngo ni y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bo muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa y'abarwanyi ba Hamas muri Palestine. Ni inzira zubatse kuri gahunda iteguye neza mu buryo bwitondewe. Haba hari igice kirimo ubushyuhe, akaba ari nk'icyumba cyisanzuye gishashemo ibyatsi byiza aho ifuku iryama ikanahabyarira iyo ari ingore. Hakaza rero ibindi byumba kabuhariwe bigenewe kubikwamo ibiribwa bitandukanye biryohera ifuku, hakubiyemo ibitunguru na tungurusumu, ibirayi, ibijumba, imyumbati n'ibindi. Reka tukiri aha rero mpite nkubwira ko ifuku ikunda kurya ibimera byerera munsi y'ubutaka nk'ibyo nari maze kukubwira. Nanone zirya imizi y'ibyatsi n'ibiti. Kubera ko zicukura imiyoboro munsi y'ubutaka, niyo mpamvu zihura n'ibyo bihingwa maze zikabishyira mu bubiko. Ntizinanirwa. Mu gihe cy'imvura, igihe ubutaka buba bworoshye, nibwo ifuku zicukura cyane, zikagura inzira zazo kandi zikabika ibyo kurya byinshi kugira ngo igihe izuba rizaba ryabaye ryinshi ubutaka bumaze gukomera ku buryo gucukura bigorana, zizabashe kubaho.
Mu moko arenga 20 y'amafuku dusanga muri Afurika, harimo zimwe zishe amategeko yose agenga izindi, ndetse rwose zikaba zititaye na gatoya kuri gahunda isanzwe igenga izindi nyamaswa z'inyamabere, maze ziha kubaho muri gahunda nk'iy'imiswa cyangwa ibimonyo cyangwa inzoki. Wagira ngo ziyemeje gukina filime igaragaza umuco utari uwazo. Icyamamare naked molars ni ifuku ifite uruhu rwambaye ubusa rufite ibara nk'iry'umuzungu. Tamarland molars ni ifuku zifite ubwoya bukeya dusanga cyane muri Afurika y'Amajyepfo. Izi zombi zanze ibyo kubaho mu bwigunge, maze ziberaho ari nyinshi mu gikundi na gahunda zimeze nk'ibyo mu mugina w'imiswa. Aho bumwe muri ubu bwoko bw'amafuku, ni ukuvuga naked molars cyangwa Tamarland molars, bushinze ubwami bwabwo, haba harimo ingore imwe iyoboye nk'uko bimera mu muzinga w'inzuki cyangwa mu kiguri cy'inshishi. Nanone haba harimo ingabo nk'eshatu cyangwa enye zishinzwe kubyarana n'umwamikazi. Hakabamo rero n'izindi ngore nyinshi zishinzwe gukora akazi gasanzwe nko gucukura inzira, gushaka ibyo kurya no kurinda aho ziri. Niba wararebye video iri kuri iyi channel ivuga ku nzuki, urasanga ariko bimeze neza neza. Ni ibintu bitangaje kubona gahunda nk'iyo dushobora kuyisanga mu nyamaswa z'inyamabere. Sinzi niba nawe uri kwiyumvisha ukuntu ibi bintu ari ibintu bidasanzwe, kuko njye ubu mbonye wahasanga biba byandenze kabisa. Noneho kugira ngo nkumvishe ubuhangange bw'iyi fuku isa n'umuzungu ku ruhu kandi ikagira iminkanyari, reka dukore iri gereranya. Izindi fuku zibaho buri yose ukwayo, zikabaho igihe gitoya kiri hagati y'imyaka 1 n'3. Izo ziba zifite ubwoya bwinshi bwegeranye cyane ku buryo zikomeza kugira ubushyuhe bumwe igihe cyose. Ifuku zambaye ukuri rero zo zibaho mu matsinda manini nk'aya twa dukoko tw'inigwa habiri, ziyobowe n'umwamikazi umwe. Ziba zifite iminkanyari, zifite utwoya hafi ya ntatwo, kandi zifite ibara nk'iry'umuzungu. Ariko noneho ita cyane kuri iyi mibare. Izi fuku za naked molars, imwe muri zo ishobora kubaho imyaka 30. Ariko uribuka ko twavuze ko izindi zibaho imyaka nk'itatu yonyine. Naked molar ibaho imyaka 30. Ni impinduranyabushyuhe, bivuze ko ubushyuhe bwayo buhinduka bijyanye n'aho igeze. Ubwo rero kugira ngo izi fuku zitagira ubwoya zigumane ubushyuhe, bizisaba ko zegerana ari nyinshi zigashyushyanya. None se niki gituma izi fuku ziramba cyane kurusha izindi? Hari ibintu bitatu byihariye ku mubiri wazo. Icya mbere, kanseri ntizikoraho, ntizijya zirwara ibibyimba. Utunyangingo twazo dufite ubwirinzi bwihariye buhita buhagarika imikurire yose idasanzwe yatwo. Ni nka kizimyamwoto zikoresha itagihusha na rimwe. Abahanga muri siyansi bakomeje kwiga ku mikorere y'ubwo bwirinzi kugira ngo barebe ko barinda abantu kurwara kanseri cyangwa bakayibavura. Ikindi kintu cyahogoje abanyasiyansi ni ukuramba kukabije kwa naked molars. Usibye no kuba ibaho imyaka utayikekera, nta nubwo ijya igaragaza ibimenyetso by'izabukuru. Umubiri wazo ntugenda utentebuka uko ikura nk'uko bigendekera izindi nyamaswa uko zigenda zisaza. Ni nacyo kintu abaganga bareba ishyari rikabasya. Icya gatatu cyatangaje abashakashatsi kuri naked molars ni ukuntu itajya yumva ububabare. Ziba munsi y'ubutaka ari nyinshi, bigatuma umwuka wa oxygen uba ari muke, wa carbon ukaba mwinshi. Ariko ubu bwoko bw'ifuku burabyihanganira. Ni ifuku bashobora kumenaho acide zimwe na zimwe ni kopfore. Ubwonko bwayo bwirengagiza ubutumwa bushobora gutuma izindi nyamaswa iyo ari yo yose irira, ikaboroga, igahogora. Ifuku ni intwari zitaririmbwa, kubera ko urugamba rw'ubuzima zirurwanira mu kizima, mu mwijima w'icuraburindi, aho zicukura mu butaka. Ibi bifite akamaro cyane kuko guhora zihingagura isi bituma amazi abasha gucengera akagera kure, bityo ubutaka bugakwirakwiramo ifumbire. Ni iz'ingenzi cyane mu rusobe rw'ibinyabuzima. Ariko kuba zirya imizi y'ibimera bituma zihora mu makimbirane adashira n'abahinzi. Iyo zageze mu murimo w'ibijumba cyangwa imyumbati, zishobora kugucyuza umunyu zikagukuzaho ugataha amaramasa. Ariko ku rundi ruhande, nzi abantu mu cyaro batunzwe no guhiga amafuku.
iyo ufite umurima zikaba zarakujengereje umuhakazi akajya zitega akazica. Ubwo reka mpite nsubizana cya kibazo kibaza ngo ese ziraribwa? Yego rwose, abantu bazitega barazirya cyangwa bakazigurisha ku bandi bashaka kuzirya. Bivugwa ko ifuku zivura abana bwaki, ariko nta bushakashatsi bwihariye bwemeje ko izo nyama ziba zifite ubushobozi bwihariye kurusha iy'inka, inkoko cyangwa urukwavu rwo mu rugo. Ese nawe wigeze gutega ifuku ahantu wasanze iri gutimbya? Watubwira muri comments niba atari ibanga, cyangwa wasanga n'ubu kibikora. Njye nzi umuntu utanga iyo serivisi, ariko sinje kumwamamaza kuko atanyishyuye. Niba ufite ikindi kintu wifuza kwamamaza hano kuri Inyamaswa TV, wanyandikira kuri inyamaswatv@gmail.com tukabinoza. Tugaruke ku ifuku yacu. Zaba ziriya zifite ubwoya bwinshi zibaho buri yose ukwayo, ndetse na ziriya zidasanzwe zibana ari nyinshi kandi ntizipfe gupfa, zose ni ibiremwa bitangaje. Zizana irenga yobora ku bintu byinshi byemezwa nk'amahame agenga inyamaswa z'inyamabere. Zirabihinyuza, ndetse zimwe zigahitamo gukurikiza amategeko agenga udukoko ubona ko ntaho duhuriye nazo. Wakoze gufatanya n'ifuku na Inyamaswa TV mu gucukura. Niba ikwemeje aka kanya, hita ukanda kuri like. Ntiwibagirwe subscribe niba utarayikora, kugira ngo ukomeze kuvumbura byinshi ku buzima bw'inyamaswa ushobora kuba utaruzi.